turaganira kubikontesta biri contested kuko ari Gasogi yabizanye uri involved none reka mbe excluded none oya reka mbaze nkubaze nanjye wambwiye reka nanjye nkubaze twaganiriye kuki uyu none ushaka kubivamo uyu munsi wa none the root cause ni Gasogi oya ntabwo nigeze ngushinja icyaha na kimwe naguhamagaye kugira ngo introduction nakubwiye ngo nabonye tutabivugaho rumwe en principe ibi ngewe simbyemera okay ariko ugomba gukora icyo bita explain cyangwa discuss nta nagusobanuriye rwose Perezida hashize ukwezi iyo revised calendar ikozwe murayihabwa ukoze reaction nyuma yuko apeli yanditse none se iyo revised calendar yatanzwe itanga room ivuga ngo muzasubize itariki tarindwi iyi ntabwo bizi se ko iyo baguhaye kalenda uyireactingaho iyo utayireactinzeho uba wayemeye ko uzayikora niba hashize ukwezi bana Karenzi iyo ni appreciation yawe uyu munsi ngira ngo ibibazo byatangiye guhera ngira ngo muri weekend ishize sibyo iyo match nyirizina bari mu kuvuga ngira ngo iya Gasogi ni tariki 18 sibyo iyo ngiyo bazanye yateje polemique ni tariki 19 sibyo kandi dushingiye kuri ibyo ngibyo ntekereza ko there is ample space harimo room ihagije ntabwo twabifata nkaho ari kudasubiza peut-être banditse turi bize mu byo dukora kuko nibyo batwandikiye ubwabyo nta nubwo byagaragazaga iyo ntabwo bavuga ngo subiza muri iki gihe kitarimo iki niki ngo tuvuge ngo twakoze ikosa nta kosa ryabayeho rero ku bwawe uri family convinced ko iyi match idakwiye kuba karandiriye ikwiye gukomeza uko yari imeze kubera ko bibangamiye Gasogi na AP na Gasogi yo ntiyanditse bibangamiye AP yewe ku bwanjye ndabangamiwe urumva kubera niba nari mfite narateguye abakinnyi ko bagomba kujya muri lokale kuwa kane kuwa gatanu tukajya gucakirana na AP muri weekend ariko maze ukwezi uzizo mpinduka Perezida uko kwezi ikikwemeza ko maze ukwezi mbizi ni iki nta email se ufite ese nkubaza akazo k'amatsiko ibi bintu niba baroje email tariki 9 sibyo turumvikana icyo nkubwira reka gufata ibi bintu ngo bigire kwa ariko ubundi tariki 9 wagombye ko waramaze no kwishyura amahoteli ahantu hose uzaburi n'iki ubwo icyo nkubwira icyo nakubwira iyo tugiye gutangira nunabishaka nta banga ririmo ndaguha abantu ubabaze uko twishyura amarokari kitacwa rokari kuri buri match ndaguha contact ugenda ubabaze eske booking tuzikora ryari twishyura iki dukora iyo abantu abasupplier bacu bari abaduha amamodoka bari abatugabura no kuducumbikira tubaha karandiriye ubwo rero wemere ko ubwabyo byatubarishije nabi kuko iyo karandiye kuvuga ariko hari ibintu bibiri kwinuba yuko byatugiraho ingaruka zitari nziza mu buryo bumwe cyangwa ubundi ntabwo bisobanuye yuko tutazakina twebwe nk'abantu kuko n'ubundi ariko kuba ubwabyo atari sawa tureke kuvuga ko ari ikintu umuntu avuze ngo tubigire byinshi Karenzi none se wowe en principe urumva bikwiriye oya njyewe icyo ntemera Perezida nuko kandi nawe urimo urabyumva nkuko bivuga ngo watanze karandiriye mu mahoteli transport n'ibindi niko n'izindi kipe ziba zarabikoze sibyo ziba zarateganyije ariko birahinduka kubera impamvu zitabaturutseho niba Rayon Sport n'urugero yari yarateganyije gukina ikirarane kuri journée ya gatatu gukina na APR bakaba batarakinye n'urugero ndimo nguha nkuko nawe wari umpaye urwo nabibyo bapanze siko byagenze si ikosa rya club ni ikosa ni ikintu kiba kigomba kudahinduka ligue rero ifite uburenganzira ititaye kuvuga ngo kanaka yahombye kureba ibiri mu nyungu z'amaklabu yose uyu munsi cyo nibaza iyo uvuze ngo biri mu nyungu z'amaklabu yose ushatse gusobanura iki mu gihe bitari mu nyungu zanjye aba numva atari vuga ko bitari mu nyungu zayo ibyo bita hose ni iki ariko icyo nibaza babaha karandire mukayimarana ukwezi uyu munsi akaba ariko muvuga ko bitari mu nyungu zanyu ariko se nkubaza ubundi ibyo uvuga karandiriye iyo tuvuze karandiriye ikorwa nabigusobanuriyemo nabikubwiye usibye kuvuga ubudasa bwaho no gushaka kuko wenda ari ikipe abantu bamwe abanyamakuru mwihebeye muvuga uko mushatse
niyo mpamvu mushaka guhindura ikiyiko mukacita igitiyo gito sibyo reka nkubwize ukuri ese bibangamiye nde ubundi gukina iriya match bibangamiye nde kandi nabikubwiye ko twebwe ubwacu biratubangamiye guhindura umunsi wacu wo gukinaho ku wa gatanu ubu nibwo mubimenye ubu se waratubajije ubushize nuko aricyo gihe biziye reka twumve icyo ligue bivugaho kandi siri kuramukopye ariko hari indi fagiteri wari wahereyeho nawe yavuze mushaka kumva ko iri valid kuri Rayon ariko andi makipe itaba validiho Gasogi yapanze nayo match itekereza ko izakira umukino wo kwa gatanu umukino wo kwa gatanu uyitabirwa kurushaho kwa gatatu urumva n'abantu bagiye muri weekend ntabwo ariyo yakira match ntabwo ariyo yakira match Gasogi siyo yakira match ariko yapanze gukina na APR ariko yapanze gukina na APR imibare yayo yaravuga ngo prime ibiki twiteguye ariko yateguye match urabizi kwanza wabaye hafi ya Gasogi urabizi yo ari gutegura match abafite n'ubufatanyabikorwa bazamufasha mu prime ari abantu ku giti cyabo na za companies bikaba byamufasha n'ushobora kugira na miliyoni 20 Karenze yaravuze ngo ivuguruye ntago bayihe imeri ntago bazireje Karenze cyangwa abanyamuryango Karenze yarakomeje ku kintu gikomeye ngo kigaragara cyo twemeranywe ko ikibazo nyirizina kiri kuri ligue siko bimeze kiri kuri ligue oya ntago kiri kuri ligue kiri kuri ligue kugeza ubu noneho hari n'abantu batarasobanukirwa muretse twumvikane kugeza ubu ikibazo kiri kuri APR kuri ligue Karenze ni ijana ku ijana ni ligue noneho nka engineer niyitanga tezi ligue turamenya ikibazo cyayo ari uko uhindure uretse oya twumvikane ligue yakiriye ubusabe kugeza ubu ntirabure yakitingaho kandi watangiye kubona abantu APR ariko nka engineer tezi rebe gusoma rebe twumvikane ntabwo none se harimo iki hari nka engineer tezi ubanza atazi APR yavuze iki ubanza atazi umupira w'inyarugenge ati nka Rwanda Premier League nitwe dufite ububasha bwo gupanga imikino no kwihindura mu gihe biri ngombwa kuva twabaho ibyo si byose n'ubwa mbere uretse gato turangiza ijambo ry'umuyobozi wa ligue ati kuva twabaho n'ubwa mbere ikipe isabye imikino yayo uko yagenda tugiye guterana tubifataho umwanzuro ligue yabayeho ryari iyi ni sezo ya kabiri ikora iki rero nushaka umunsi umwe n'ubwa mbere engineer Desire inshuti wacu ibyo ari kuvuga kuko bihamanye n'umutima we cyane amarangamutima ibi bintu ari gukora ashobora kuba atazi umupira w'inyarugenge araza kuwusobanukira amaze kubyimba kuri rwego Karenze niwe umaze kubyimba niwe umaze kubyimba twumvikane uyu nguyu aravuga Rikari ibyo avuga mbwira icyo yabeshye amaze kubyimba yavuga icyo yabeshye none si ubwo aravuga ngo ibintu bya speculation ni gute APR yasabye ko imikino iyipangira kuko ari amafuta akomeye cyane gute se ku rutinywa afata ikipe y'ubukombe nka APR Club Giant ukavuga ngo ikipe yasabye ibyo by'ubukombe ibyo ni wowe ubizi ntabwo ngo amakipe arangana imbere y'amategeko umva Karenze muve mu bintu amakipe arangana imbere y'amategeko uburyo nari nze engineer Desire akiri vice president wa Gicumbi ntago neza ko yakora iyi mistake ngaho nyumvire icyo gihe mvuga hari akantu mutumvise Kenisi yakomojeho kandi ubundi hari igihe nta n'itegeko rihari hari icyo bihari mu byo bita jurisprudence harya mu gihe nta tegeko rihari ko bakanga ubushize byagenze gutya babyita ngo iki mu mategeko hari igihe ikintu gikorwa nta tegeko ryacyo kidefinise ariko uvuga ngo ubushize byari byagenze gutya ariko se kuki uvuga ko nta tegeko kandi ahari kwivuga ntayo kuki polisi batafashe ikirane cya kabiri ngo gikinwe nk'icyambere polisi kuki babikurikije polisi ntabwo yakomeje mu gihe yaseze kuri round ya mbere ariko ko na APR bari babipanze bazi neza ko Azam izayisezerera nuko ngo APR bapanze kirwana cya Rayon batarapanze cya Rutsiro cyo ku munsi bari bazi ko Azam izayisezerera reka dufate ko Azam yisezereye noneho Rwanda Premier League byahinduwe nuko APR Karenze mureka abantu batwumve duhana umwanya Rwanda Premier League yapanze iyi mikino yiteze ko APR itazakomeza ngo itsinda zaho ibyo tumanze twumva icyo bivugiraga no kwibirane bya APR byabaye byinshi ni ikosa se bageze kuri juru ya gatandatu bakinye match imwe ni ikibazo kitari ikosa rya ligue sibyo igomba kwaranje wongera amakipe y'ibihugu menshi imikino myinshi ikipe y'igihugu ariko ngewe cyo numva igitekerezo cye ariko ninde wakubujereje kandi nari nyigeze kure ugahita hamagaramo Kenisi ngaho gisoza nari ngeze ahantu mvuga nti ubwo
bigeze aho twese muri football yacu twemera realite ko habamo ikibazo cy'amikoro nacyo rwose umuntu ababona kandi akaba yacyumva. Iyi match bikagaragara ko iyo Rayon Sports iza kuba yifitiye ubutunzi bimeze neza aka kanya nta nubwo ari kubifosinga avuga ati ikipe izaze tuzaba dukina igihe cyose tuzayibonera kuri journée yayo. None bikubitiraho APR nayo niho ningeze isezerero mu marushanwa nyafurika, bamwe mu bafana ba APR ndetse bagendeye ku gihunga abake babashyiraho bumvisa ko ntacyo bakoze, kandi mu by'ukuri mbona hari aho bari bahanyanyaje kurwamo na piramide bakagira muri icyo Kigali ngo barababwiye ko bavuyemo ngo nabi ko n'ubundi ntacyo bakoze ugereranyije na sezi ishize n'iki, bagendera muri uko kupfobya zirita zabo mu marushanwa mpuzamahanga nabo babyishyiramo bita bikubihumira ku mirari ubwo Etincelle itesheje amanota ikipe ya APR. APR rero uko mbibona mu bushobozi bwanjye yagendeye kuri ako kajagari ko muri ligue ko kutafata abanyamuryango kimwe, hakaba umunyamuryango uruta abandi ushobora kwinjiza amafaranga muri weekend, babaretse nkirangiza ushobora kwinjiza amafaranga muri weekend abandi ntibayinjize muri weekend, siyo ko nta nicyo bitwaye. Ikubitiraho na logique yindi yumvikana y'ibikorwa remezo byacu. Stade Amahoro urumva ko igiye kuvugurwa, niyo stade ifite capacity ko yakwakira abantu benshi, noneho ntagire n'ikipe igira urwitwazo ikavuga ngo maximum n'ibitanuze bora nka Gasogi ya Kiraperi nibaranye ubwo yari ishoboye kubona nibo benshi bashobokaga baye. Ariko hari izindi wakina nko kuri Pele ari nka rero yakiriye match ikomeye ukabona ntabwo ari ukavuga ngo iyo haba handi hisumbuyeho ikabita maximije. Bigendera kuri icyo kintu cy'uko stade izavugururwa ntitaye ngo habayeho kubirota cyangwa kutabirota, byo ni logique yo kwa APR kwakira Rayon Sports kwakira APR byakagombye kubera ahantu hanini hashobokaga. Byagendeye kuri icyo kintu rero icyifuzo cya Rayon, ariko kijya no muri logique yo kumvikana ku mupira wacu uburyo tubayeho turatoragura, ntabwo ari amafaranga aba ari fixe ku makipe amwe namwe ngo arafite hakura hazwi, no kugenda abantu bapfundikanya wagira amahirwe kuri derby match yabera nko kuri stade Amahoro ukisumbura mu kwinjiza ukagira ibyo ukemura, nuko twibereho ni realite n'ukuri tugomba kwakira umupira wacu. Rayon yari ifite ukuri ko kuba yasaba iyo match ikabakirirwa ku Mahoro kandi muri weekend kugira ngo urumva ubwo buryo butatu niyo maximum ishoboka. APR rero nk'ikipe nayo nkeba iyo iza kugira nayo condition ikabona yatsinze Etincelle, ariko kandi Rayon yanatakaje marahuza gutsa rye mu mibare igaragaza ko Rayon Sports ishobora kuzagera kuri match ya derby. Rayon yaravuye muri course twayibonaga yiza kuba ya mikino ya mibare yarakomeje kuba yagaragara nk'uko ikiri mu murongo w'ukuri byari kurangira akareje ngira ngo gahunda yo igitekerezo yako kirangirana n'isaha ikiganiro kirangiye tugataha amasegonda 30 urya iminota nkuba ayariye mu mbare amasegonda 30. Noneho nyamukandagira ibiguye muri wa mutego twavuze wabo bafana bayo babemera gato n'abakeba bapfobya buri ibintu byo yakoze bakubitiraho gutakaza Rubavu. APR yandika ibaruwa igira amahirwe ibona ahantu hatari itegeko harimo logique gusa yo kuvuga ngo byakagombye gukomera gutya, nta tegeko rya nta ngingo A na B yishwe cyangwa se yakurikijwe, nayo iyuririramo kugira ngo yikure ku gihunga cy'abafana, kuko APR kureba yemera realite z'umupira sindi nka Karenzi uvuga ngo APR ngo ntiyatsindwa na Rayon ngo uko byagenda kose umupira usibye na Rayon na viziyo yayitsinda yayigwira bibaho mu mupira. APR rero urumva ubuyobozi bwayo uko mbibona muri logique babagize icyo kintu cy'ikikango cy'umukino ushobora kubangiriza sezo, n'ubundi bamwe baremera ko itaragenda neza avuga ko kugeza aka kanya nta gishya. Nizo mpungenge zabayeho APR navuga ko ari nk'ubwoba, ni nko gutinya inquiétude, gutinya ko ashobora kuba ibintu bibi bishingiye kuri uwo mukino cyane cyane nka resultat zise. Urakoze cyane nicyo APR yakanga kujya muri crise yarambuye. Yasoje ijambo ni iryawe Siniya. Ijambo ni iryanjye. Birababaje biteye n'agahinda kuba twarisanze aha hantu. Iryo jambo bararyamaganye. Kuba twarisanze ahantu tujya mu kugoragoza no kuganira ngo kubera ko APR yavuyemo sibyo ngo ikaba byarahumiye ku murari ngo ikanganya na Etincelle, urumva ngo ubwo yabitekereje yisanga iri kuri pressure ngo nayo none irashaka guprofita icyuho cy'amategeko, yego sibyo kugira ngo idakina na Rayon. Ibyo bintu birababaje. Impamvu bibabaje ejo operation twayise ngo kugira ngo bahimereyo nta funi nta mujyojyo sibyo bahimereyo. Ntabwo twakina imikino twahatana mu marushanwa turi mu byo guhimana dufite rumu zo guhimaniramo. Ntabwo bishoboka ngo dutere imbere
niba nabyuka nkavuga ngo mpimereyo cyangwa nabyuka nkavuga nurano nanganyije na Etincelle ibintu nabihindura urwo rwego twaba turiho rwa rugana habi cyane rwaba rubabaje ku rwego rwo hejuru kiyo bigeze uvuga ngo abareba barategura aperi kuva kubishyigikiye ndabona nta muntu wo muri ligue ndimo mbona bire bintu ushaka kuba Desire bamubeshyeye nkeneye kumenya nako umucunga bino bintu ushaka kuba Desire bamubeshyeye kuko simbona ko Desire atinyuka wenda turamubona ariko ngewe ni Nyarwanda ahubwo byaba bibabaje atavuga ibi bintu Desire yashize ubwoba aramutse adashobora kuvuga ibi bintu akaba ari mu mwanya wo kuyobora umupira muri ligue byaba bibabaje Desire nzi muri Gicumbi ariko reka wampaye umwanya eko nawe uguhaye sinene nubwo uri umuyobozi w'ikiganiro ariko nanjye ndi umuyobozi wawe okay nawe uguhaye gusohora muri studio habanza ngatanga igitekerezo ukaza kugaruka nyine Samira akaba hicaye Samira akajya akayobora ikiganiro so icyo nshaka kuvuga ni niba Rwanda Premier League hari icyo koko yaje guhindura sibyo mu mupira wo mu Rwanda ikaba uyu munsi icyandikirwa na club itegeko kuko ikwiye gupanga imikino no gusaba ntago ari ugutegeka no gusaba ubwabyo ni ikosa ni nayo mpamvu ejo